rero amateka yacu yavuzwe atarabaye meza, ariko noneho FPR ikazana n'ubufatanye n'abandi. Nyamasheke ni agace kateye imbere mu myaka 7 ishize, aho imihanda myiza, amavuriro n'amashuri byahinduye ubuzima bw'abatuye muri aka karere. Aka karere kandi gafite igice kinini gikora ku kiyaga cya Kivu, gituma umusaruro w'amafi uboneka ku bwinshi. Byo gushima byo ni byinshi cyane yuko udashima waba utaza ahantu wahoze. Mu byo dushimira cyane rero bikomeye nuko ubu ngubu iryo terambere tugezeho turikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika watuhaye runo ruganda. Nyamasheke ni hamwe mu hantu Perezida wa Repubulika agiye kuba yakorera cyangwa se agiye kuba yakwiyamamariza kuri uyu wa gatandatu tariki ya 29 zo muri kuno kwezi kwa gatandatu. Ubu ngubu Perezida wa Repubulika akaba yakiriye mu buryo bukomeye, abaturage banga bakaba bamwiteguye mu buryo bukomeye cyane, kuko bazanye ikintu kimeze nk'itandukaniro, bazanye uburyo bwinshi bwabo kandi bugiye butandukanye. Uretse ko Perezida wa Repubulika ahantu henshi yagiye abasha kuba yagera, muzi neza ko abasha kuba yakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. N'umwe mu bantu bari kugera ahantu hakaza abantu batari munsi byibura abantu 1300. Bari kumva ko mu karere kuba waza kurebwa n'abantu 1300 si uko bari bakeye, hatirenganyijwemo abasigaye mu kazi bagize guteka n'ababa mufite ku mutima. Perezida wa Repubulika yagaragarijwe urukundo rukomeye cyane, kuko kuva ku mugoroba baraye bari kubyina, ndetse bamwe kuva saa 9 z'ijoro bageze kuri stade aho uyu Perezida wa Repubulika araza kuba yakwiyamamariza. Ni umuntu ukunzwe cyane kuko abaturage banga bagenda bavuga bati yatugejeje kuri byinshi, turahinga icyayi cyacu kikagenda kikagera kure, nkuko mbacishijemo akavideo gatangira ati nta kintu na kimwe wageranya kuri Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika yaduhaye imihanda, Perezida wa Repubulika yaduhaye amashanyarazi, ndetse kinini kuko twe dukora ku kiyaga cya Kivu. Perezida wa Repubulika yatumye amafi yacu abasha kuba yakura, adushakira uburyo twabasha kuba twayororamo, ndetse Perezida wa Repubulika akaba yaradufashije umusaruro wacu ukaba wakoherezwa ukabasha no kuba wagurishwa, natwe tugakikirigita ku mafaranga. Yaduhaye amashuri, yaduhaye ibintu byinshi. Ese ni cyo kintu cyatuma tudatora Perezida wa Repubulika? Ibi ni bimwe muri bimwe mu baje bazindutse ahangaha kuva saa 9 baje gutegereza Perezida wa Repubulika. Bajya babaza kandi byinshi, bajya babaza se kuki saa 9 z'ijoro byukiye ahangaha, kandi muzi neza ko Perezida wa Repubulika ashobora kuba nibuze ko hakandagira cyangwa se araza gufata ijambo saa 6 zuzuye z'amanywa. Benshi bavugiye basubiza bavuga bati ngiye ikintu cya mbere ni ukwirebera umusaza wacu, Perezida wacu, umwe wadukuye ahaga, umwe waduhaye buri kimwe cyose. Ni ikintu twebwe dukeneye. Ikintu cyatuzanye ahangaha nta kindi, ni ukugira ngo twe twirebere amaso ku maso, imbona nkubone Perezida wacu twe dukunda kandi twishimira. Nyamasheke akaba ategeranyije urugwiro, ndetse bakaba batangiye gucinya akadiho kuva ku saa 3, bakomeza kugenda bacinya akadiho kugeza kuri kano kanya. Perezida wa Repubulika uje kwiyamamaza ahangaha akunzwe cyane, ndetse anakomeje gukomeza kugenda yerekwa urukundo rugiye rukomeye cyane. Ikindi kintu cyakozwe ahangaha ni ikintu kijyanye n'umutekano. Muzi neza ko Perezida wa Repubulika yagiye abigarukaho ko hagiye hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko mubizi neza ko ejo bundi habaye impanuka, abagera muri 4 bitaba Imana, ndetse umwe muri barakomereka. I Rubavu abarenga bangaye barakomeretse, 2 bitaba Imana. Muzi neza ko hari ikibazo cyakomeje kugenda gikomeye cyane. Ariko hano Nyamasheke bavuze bati dukeneye ko umutekano zo kuba wahaba, umutekano kandi ukomeye ushoboka, kugira ngo tuze kubasha kuba twabana neza. Nyamasheke abayobozi biki byose, abana, abasaza, abakecuru, abantu bose bakaba bitabiriye kuba baza kureba Perezida wa Repubulika, kuza kumwihera ijisho. Nyamasheke akaba ategerejwe neza cyane, ndetse udushya dukomeje kugenda tugaragara ahangaha, akacinyagadiho, indirimbo nyinshi zigiye bitandukanye, bisa nkaho bagiye bava mu mirenge itandukanye, kuko bicaye mu buryo bugiye butandukanye, mu mabara atandukanye ya FPR. Bamwe bambaye
imyeru abandi bambaye imituku, uri kubona agace kamwe kagiye karimo abari kugenda baririmba indirimbo zabo, abandi bari gutera izabo, ibintu bigaragara ko wagira ngo baranabire pese, ibintu bimaranye iminsi ndetse babyiteguye. Benshi bakomeza kuvuga ati ubundi ni ubukwe, buriya ni ubukwe, tugomba kuzajya mu bukwe kwitura perezida wa repubulika, tubifata nk'ubukwe kandi muzi neza ko ubukwe mu muco nyarwanda ari ibintu biba bikunzwe kandi ibintu byiza cyane. Ni ukubyuka agapantaro kanjye, agashati, agatenge cyangwa se agakina, amaze kutumesa dushyira ku ruhande dutegereje tariki 15 z'ukwa karindwi, tukitegereza tukiyumvira uko perezida wa repubulika wacu twamutoye kandi tunamukunze. Avuga bati n'ubundi perezida wa repubulika yakwiyamamaza atakwiyamamaza ubundi tuzamutora, turamukunda, ibyatugejejeho ni byinshi. Mana gusubira mu jambo ejo yavuze ati, arimo kuvuga bati se ubwo usezeranye ibintu n'uwabiguhaye ubundi watora nde? Arimo kuvuga ati ubundi nta wundi muntu twatora usibye perezida wa repubulika, we waduhaye ibi ngibi, watugejeje kuri byinshi bigiye bishoboka. Nta wundi muntu tugomba kubasha kuba twatora kandi turanamukunda. Dukomeza tugenda tubakurikirana ibintu bigiye biri hano, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tubahiriza na live. Thanks, turabakunda.